Karabaye noneho umuhanzi Bruce Melody ashyize hanze album nshya. Ifandwa TV Factory Wandwa Magana TV. Abagalwa bafa abalungi twaniriza ku TV yaffe F1 TV omizannyo amawulire n'otuyimba otw'engeri zonna abalwadde abalumizibwa mu nnaku zino tubakwasa Mukama Katonda abagumye enkya mugenda kuba nga muli bulungi kola subscribe ne comment share nga tuli wamu ennaku zonna. Lovers of F1 TV, you are highly welcome in all forms of entertainment in Rwanda and outside Rwanda. We humbly comfort those who are sick and in poor conditions. Just know tomorrow will be better for you. Do subscribe, comment, share. We are together. We love you so much. Nibyo koko umuhanzi itayi wacu wamenyekanye nka Bruce Melody ageze kure imyiteguro yo gushyira hanze album amaze igihe akora ishobora kuzagaragaramo bimwe mu bihangange byo muri Afrika nka DEVIDO ndetse na Mr EAZY wamenyekanye mu ndirimbo yakoranye na Bruce Melody. Ibi byose rero bikaba bizasohoka kuri album aba bahanzi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bo muri Afrika b'ibihangange. Niyo P urabona uyu munsi umuhanzi twe twaramwitegereje tuvuga tutse kuki umuhanzi adashyira hanze album none arimo arayikoraho. Nibyo koko dore ko iyi album yahereye kera ivugwaho kugeza ubwo abakunzi ba Bruce Melody bari biteze ko iyi album igomba kujya hanze mu minsi yashize ariko amaso agahera mu kirere. Aha rero niho Bruce Melody yagiye atangaza ko iyi album noneho yaba agiye kuyishyira hanze akongera agashimisha amatwi y'abanyarwanda cyangwa se abantu bakurikira umuziki we. Ikaze mu kiganiro rero nge ndi P wanyu turi kumwe na Niyo P. Na Niyo P. Welcome kuri F1 TV. Nibyo koko imyaka ishize ari myinshi umuhanzi Bruce Melody arimo gukora kuri album ariko abakunzi be barategereje baraheba. Niyo P amaso yaheze mu kirere nkuko twari tubyiteze ko mu minsi yashize bazadukorera album nziza dore iriho n'indirimbo nziza zagiye zimenyekana nkuko umuhanzi agiye akorana collabo nyinshi zigiye zitandukanye ku bahanzi bagiye batandukanye bo muri Afrika b'ibihangange. Ariko ngo amaso agiye kurya. Bruce Melody yabitangaje cyane muri iyi minsi ngagiye gushimisha abakunzi b'umuziki we dore ko iyi album agiye kumurika ku itariki zitaratangazwa izaba irimo ibyamamare bikaze ibyamamare byinshi ewana nakubwira ko ari umuriro bitewe n'ukuntu byagiye bitangazwa. Yavuze ko hazaba hari bari abahanzi ba DEVIDO ba Mr EAZY ba Calligraphy Jones ndetse n'abandi. Bigaragara ko uno muhanzi yagiye agira umubano uhambaye muri Afrika. Yagiye agira umubano uhambaye cyane muri Afrika ugendeye nko ku bahanzi yagiye akorana nabo bari ba Inos B bakoranyiza Areze. Urabona ko muri iriya minsi hari indirimbo yakoze remix akorana na kiriya gihangange muri muzika cyo muri Amerika Shaggy. Ni bigaragara ko ibyo agiye kudukorera noneho ari ibitangaza dore ko yagaragaje ko indirimbo zigiye gusohoka kuri ari iriya album ni indirimbo nshyashya kandi noneho ni amakorabo yagiye akorana n'abahanzi bakomeye cyane muri Afrika. Nibyo koko nkuko turi kubivuga cyangwa se turi gukesha aya makuru turimo tuyakesha inyarwanda bivuga ko uyu muhanzi biri hafi ko agiye gushyira iyi album hanze. Turaza kubabwira rero ibyamamare bizayigaragaramo ino album cyangwa se bizamufasha kugira ngo bayilaunching ariko inyarwanda ivuga ko mbere yuko Bruce Melody itahi wacu ashyira hanze iyi album azabanza guhamagara abanyamakuru bagiye batandukanye kugira ngo ayibamurikire kuyibona ayibamurikire. Usibye ko aya makuru agaragajwe yuko mbere yuko avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
aho yari yagiye kwitabira bitaramo bigiye bitandukanye bibiri birimo cya gihangange muri muzika bita Shaggy muri Amerika. Undi muhanzi rero bavuze ko uzagaragara muri iyi album. Hari amakuru avuga ko iyi album izaba iriho ibihangange muri muzika byo muri Afrika birimo nka KOFI OLOMIDE. KOFI OLOMIDE bigaragara ko hari amakuru yagiye acicikana ko baherutse guhurira muri studio ndetse bafitanye ikiganiro cyiganjemo ibyishimo bihagije. Bivuze ko bashobora kuba hari indirimbo baduteguriye nayo izaboneka muri iyi album. Ariko ko bavuga ngo ari kino gihanganye cyacu twita itahe wacu cyangwa se Bruce Melody ngo amajego kabakaba mu ndimi nyinshi, mbese KOFI OLOMIDE barimo baravugana iringara cyangwa mo baravugana igiswahili. Wasanga ari iringara, dore ko hano Bruce Melody yatangaje ko iyi album indirimbo zizayigaragaramo zizaba ziganje mu rurimi rw'icyongereza. Ese koko KOFI OLOMIDE we azaba aririmba icyongereza? Tumumenyereye cyane mu iringara. Ariko reka tubitega amaso, buriya wabona hari impamvu bazayishyira mu rurimi rw'icyongereza, dore ko ururimi rw'icyongereza ruri international. Amakuru rero adukesha Inyarwanda avuga ko uyu KOFI OLOMIDE yari ari kumwe na Bruce Melody muri studio mu mwaka wa 2021 aribwo bakoze ino ndirimbo, kandi bivuga ko iyi ndirimbo yakozwe kandi igakorwa neza. Iyi ndirimbo ntago yigeze isohoka. Ni ukuvuga ngo ni surprise afitiye abakunzi b'umuziki. Zizasohoka kuri album agiye gushyira hanze. Undi muhanzi rero ushobora kugaragara kuri iyi album ni umuntu bita ngo ni ibyamamare cyangwa se ibyamamare. Uyu rero wahoze mu itsinda rya Sauti Sol, niwe nawe azagaragara kuri iyi album. Ubwe we yanitangarije ko afitanye indirimbo na Bruce Melody. Ntabwo ari Bruce Melody wabitangaje, ahubwo uyu byeme niwe wagaragaje ko hari indirimbo yaba afitanye na Bruce Melody, ndetse ikaba izagaragara muri iyi album. Usibye abo twavuze haruguru, hari n'abandi bahanzi b'ibyamamare bari kuri iyi album bazayigaragaramo nk'uwo bita DEVIDO ndetse na Mr EAZY. Oxlade sinzi niba ariko mbisomye neza. Oxlade nawe akaba azagaragara kuri iyi album. Bigaragara ko n'abandi bagiranye ibiganiro na Bruce Melody, ndetse hakagaragaramo ibimenyetso ko byanze bikunze bashobora kuzagaragara muri iyi album. Kandi uyu musore Oxlade hari amakuru ahamye agaragaza ko hari indirimbo nawe yaba afitanye n'iki gihangange muri muzika Bruce Melody. Muri abo bose twavuze nka DEVIDO, baherutse guhura cyangwa se bahuje urugwiro umwaka ushize, ubwo bahuriraga mu birori bya Giant of Africa cyangwa se Giants of Africa, aho DEVIDO yashimangiye ubucuti bwabo ubwo yasuhuzaga Bruce Melody amukuye mu mbaga nyamwinshi y'abantu bari bicaye muri VIP, mu byicaro bya VIP. Aragenda uyu DEVIDO yari yashimye Bruce Melody, dore ko Bruce Melody umuziki we ari gukora uri kugera na international cyangwa se mu bihugu byo hanze. Muri Afrika uyu muziki wa Bruce Melody umaje kugafata, usibye no kugafata hari n'abahanzi benshi cyane arusha kuririmba. Uyu DEVIDO rero yaragiye aho Bruce Melody yari yicaye muri VIP kandi ari kumwe n'abantu benshi, abari watoranyamo aramusuhuza nk'icyamamare mugenzi we. Bigaragara ko bafitanye umubano utari mubi, navuga ko ari umubano mwiza cyane, ku buryo baba wenda bafite n'ibindi bikorwa bafitanye twe tutaramenya neza. Uyu rero nanone Mr EAZY ushyirwa mu majwi asanzwe ari inshuti ya Bruce Melody cyane, ko afite n'imishinga myinshi akorera mu Rwanda. Ibintu byatumye amenya
ibi bintu byose byatumye amenya amakuru ko ibikorwa bya Bruce Melody bigomba kuza ari byiza, agomba nawe kubishyira mu mishinga, ndetse yishimira n'ibikorwa bya Bruce Melody cyane ku rwego ruhambaye. Ibi rero birimo birakomagura cyane abafana cyangwa se abanzi ba Bruce Melody ko agiye gukora album nziza akazishyira hanze n'ubwa mbere mu mateka mu gihugu cy'u Rwanda. Abanzi ba Bruce Melody mu kababaro, abakunzi be mu byishimo cyangwa se umunezero uhambaye. Abandi rero bavugwa nka Oxlade, Singer n'abandi bahuriye na Bruce Melody muri Nigeria umwaka ushize. Bahuriye na Bruce Melody umwaka ushize muri Nigeria. Ibyo byose bagendaga bahuzwa kwa kundi umuhanzi aba yashimwe agahamagarwa mu bitaramo cyangwa se agatumirwa mu bitaramo, nawe aragenda bigatuma umuhanzi amenyekana cyangwa se agahura akagirana imihurire myiza cyangwa se imibanire myiza n'abandi bagenzi be. Dore ko Bruce Melody hariya muri Nigeria n'ubundi yari yagiye mu bikorwa bya muzika. Icyakora ntitwakwirengagiza ko abandi bahanzi nka Inos B bakoranye indirimbo nka Arez, hari kandi no bita Eddy Kenzo bakoranye indirimbo bita Nyora, hakaza n'uwo bita Jones Calligraphy tuzi bakoranye sawa n'izindi nyinshi cyane. Abo rero n'abazagenda bagaragara muri iyi album ya Bruce Melody. Ibi rero bikaba biri kugenda bishengabaza umwanzi we. Dore ko muri iyi minsi nabwo hari inkuru zagiye zitambuka zarikoroje zivuga cyane ku mabifu. Harya ngo nkuko iyo tuvuze ngo umwanzi we duhita twumva nde mu majwi imbere na mbere? Abantu benshi tuzi ko twumva The Ben. Dore ko mu minsi yashize hari inkuru zagiye zicaracara zigaragara ko bafitanye bifu ikomeye, ndetse hakagaragaramo ko hagiye harangwamo icyo twakwita ubugambanyi wenda nko mu bukwe bwe, kwica ibitaramo ndetse n'ibindi. Iyo ni beef ndende byashinjwaga Bruce Melody ariko abyihakana yivuye inyuma. Dore ko uyu The Ben nawe yaba muri iyi minsi ari mu bihe byiza n'umukunzi we Pamela. Cyo twakita nka harya babyita ngo ni honeymoon. Ni honeymoon mu kwa buki. Usibye ibyiza rero abakunzi ba Bruce Melody bamwitezeho, ndetse n'amakuru mashyashya ari kudusesekaraho nonaha nuko kuri itariki 10 z'ukwa mbere umuntu bita Benjamin The Ben Mugisha Benjamin wamamaye ku izina rya The Ben. Uyu muhanzi nyarwanda rero Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben n'umugore we Uwicyeza Pamela babanje mu gihugu cya Misiri mu kwezi kwa Buki. Ubwo ni ukuvuga ngo ni hanyuma yuko agize isabukuru y'amavuko. Saha gusa rero urugendo rwabo cyangwa se kwinezeza kwabo bizasoreza mu gihugu cya Kenya i Mombasa. Urumva rero ko aha bazakomereza mu gihugu cya Kenya muri Mombasa. Bivugwa ko uyu muhanzi ari gutemberana n'Uwicyeza Pamela. Ntago twari twamenya neza wenda ikiri kubajyana, ariko nkeka ko bari mu kwezi kwa Buki. Biragaragara ko nyuma yo kuva hariya i Mombasa azahita aza hano mu Rwanda hatazamara n'iminsi, agahita yongera akagenda agakomeza akigira muri Kenya. Nkuko biri iyi nkuru turi kwikesha Inyarwanda itugezeho nonaha, Benjamin we na Pamela mu kwezi kwa Buki biziza isabukuru ye ya The Ben. Inkuru ye irambuye turaje turayibagezaho mu kanya. Bakunze tubabwira ngo mukore subscribe, mukore share, comment kugira ngo dukomeze tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye.
ya tubabwira ngo nakagaruka tuzajya tubagezaho byinshi, tubafite amakuru menshi uyu munsi, nk'umuntu bita Rihana mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe akaba ari mu byishimo byinshi nyuma y'amarira menshi aho umugabo we yari yafunzwe ngazira kuba yararashe umuntu, ariko yaje kuba yarangiza uburoko cyangwa se yasohoka, ntabwo turamenya neza, yabaye umwere. N'andi makuru ari menshi rero tugiye kubagezaho, nge mwari kumwe na P wanyu na Niyo P. Alright, Hasta la vista. Ifandwa TV Factory